Yesu nashimwe. Oh haleluya. Biteka abagororere ko mwicaye imbere mukamutaramira mugahagarika ibintu byose. Imana idakiranirwa ibibuke. Kandi mu byukuri iyi Mana twizeye nuko ikora, ntabwo ishobora kwibagirwa intambwe wateye, ntabwo ishobora kwibagirwa imirimo yose waretse gukora ari uje gushaka. Oh haleluya. Ubu turi ku muhero, ntabwo tuvuga nk'abatangizi, ahubwo turi ku muhero. Nukuri turashaka kugera aho twasezeranijwe. Hari n'ibyo twasezeranijwe byinshi tudashobora kubonera hano, ariko Imana irashaka kubona imitima yacu ikumbura iyo tujya, ikunda ikahakumbura. N'aya materaniro ihera no ku materaniro. Yesu nashimwe. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo muri Zefaniya ngo nzateraniriza hamwe abakumbuye guterana kwera. Aba bantu baza babikunze, babikumbuye, nta kindi bashaka, bakumva gusa barakumbuye guterana. Aba bantu Imana ibagenera umugisha yari basezeranije. Yesu nashimwe. Oh haleluya. Imana irashaka ko muri bize twikuramo ibintu by'akamenyero, tugakora ibintu biri ku mutima, ibintu twumva dukunze cyane, kandi tukora tutumbiriye Imana. Ntawayitumbiriye icika intege. Yesu nashimwe. Ndashimira Imana rero nanjye impaye aka kanya gatoya ko kuza hano kugira ngo tuganire muri iminota mike cyane. Ndashaka kugira ngo bashishikarize kubana n'Imana neza. Yesu nashimwe. Haleluya. Iri jambo twirirwa tuvuga ubundi ni Imana iri kumwe natwe. Haleluya. Dusome ijambo ry'Imana Mariko 16 umurongo wa 19, umurongo wa 19 no 20. Cumi n'icyenda na 20. Aranditse ngo nuko umwami Yesu amaze kuvugana nabo ajyanwa mu ijuru yicara iburyo bw'Imana. Abo barasohoka bigisha hose umwami Yesu ari kumwe nabo abafasha, akomeresha ijambo rye ibimenyetso byagendanaga naryo. Amen. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Oh haleluya. Amen. Twongere dusome Abaheburayo, rwandiko rw'Abaheburayo igice cya mbere. Turasoma igice cya mbere. Yego. Reka dusome, turagenda dusoma imirongo mike kuko iminota yacu yaducitse. Nta kibazo. Tusome umurongo wa mbere tugeze uwa 4. Haranditse ngo kera Imana yavuganiye na basogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, we yashiriyeho kuba umuragwa wa byose, ari we yaremesheje isi. Uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo, kandi akaba ari we uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze, amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, yicara iburyo bwikomeye cyane yo mu ijuru. Ngeze kuri kangahe? Amen. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Oh haleluya. Amen. Katusoreze ku ijambo riri mu Baroma, Abaroma 11 umurongo wa 25. Dusome no 26. Gice cya 11 umurongo wa 15. 25
na 26 murongo wa 25 w'igice cya 11. Yes. 25 haranditse ngo murongo wa 25 11:25 haranditse ngo bene data kugira ngo mutabona uko mwirata ndashaka ko mumenya iby'iri banga. Abisirayeli bamwe banangiwe imitima ariko si bose, kugeza ubwo abanyamahanga bazinjira mu itorero bakagera ku mubare ushitse. Nibwo abisirayeli bose bazakizwa nk'uko byanditswe ngo umukiza azava i Siyoni azakura muri Yakobo kutubaha Imana. Amen. 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 Yesu nashimwe. Amen. Oh hallelujah. Amina. Ijambo riratubwira ngo umwami Yesu aganira n'abigishwa be bwa nyuma. Yuhereye ku murongo hepfo arababwira wa 16 17 ibice 16 aravuga ngo mugende, ni rekomandasiyo yari arimo atanga, mugende mubwiriza abantu bose ubutumwa bwiza, mujye mu bihugu byose mubwirize ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Niyo mpamvu tugomba kwizera kubatiza umuntu wizeye. Ariko arangije avuga ngo kandi ibimenyetso bizagendana n'abizera ngibi, bazavuga indimi nshya, bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazafata inzoka, bazarya ikintu cyica nayo kizabatwara. Ni ibimenyetso bigomba kugendana n'abizera. Arabaganiriza ageze ngo arangije ku murongo wa 19 aho dusomye ngo amaze kuvugana nabo arazamurwa ajyanwa mu ijuru yicara iburyo bw'Imana. Amaze kwicara iburyo bw'Imana babandi barasohoka nkuko yabibabwiye, baragenda bigisha hose. Umwami Yesu aragaruka arabafasha. Ntacyo Yesu yavuze kitazasohora uko yari yarabibabwiye. Muri Yohana yarababwiye ngo hasigaye umwanya muto abisi ntibabe bakimbona, ariko mwebwe muzambona. Haleluya. Mwebwe muzambona. Kubona Yesu niby'igiciro, kandi kumubona ntabwo tumubonesha aya maso y'umubiri, turamubona. Haleluya. Uzamuye kwizera iri jambo ni akanwa k'Imana. Iri jambo ni Imana iri hagati muri twebwe. Niyo mpamvu Yesu aryubaha akaryubahiriza. Kandi nubona mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana, atangira avuga ngo Yesu ni ijambo ry'Imana. Yesu niwe jambo ry'Imana. Haleluya. Kandi agavuga ngo yahoranye n'Imana, nawe ubwe yari Imana. Ibyaremwe byose byaremwe nawe, nta na kimwe kitaremwe nawe. Uyu ni Yesu, kandi uyu ni ijambo. Amen. Ntabwo abantu barifashe nk'Imana, nk'akanwa k'Imana, barifata nk'inyuguti. Iyo urifashe nk'inyuguti ugira igihombo. Njye narifashe nk'ijambo ry'Imana, nk'akanwa k'Imana. Iyo ryumvise numva ari Imana turi kuvugana, kandi nibyo ni ukuri kuzuye. Niyo mpamvu ukwiye kwihatira kuritunga mu mutima. Iyo hari vide rwose idashobora kuzuzwa n'ikindi kintu, ariko iyo ufite ijambo ry'Imana rikuzuye, nicyo cyifuzo cy'Imana. Pawulo yandikira Abakolosayi yarababwiye ngo ijambo ry'Imana ribe muri mwe, rigwiriye, rifite ubwenge bwose. Haleluya. Ijambo ry'Imana ribe muri mwe. Ndifuza ko ijambo ry'Imana riba muri mwe, rigwiriye. Mbabwire, maze gukizwa nari mfite ibibazo. Nakijwe muri 79 mfite ibibazo byinshi.
namaze gusengerwa mvuye mu iteraniro mu cyumba cy'amasengesho bansengeye numva ngize amahoro menshi ariko ngeze mu rugo ngenda mbyirata numva nabo barabyakira ko bari bazi uko ndi nubwo ntarebaga ariko narasindaga nkabasamburiraho inzu ngakora ibintu byinshi utubari nkadufunga numvaga mbabwiye ko nakirirwe biri mu banezeze mbivuze barahinduka nzika idini arahaguruka barantuka bibagirwa ibintu nababwira ni burya muzi ko cyagiye hari Imana yankoreye yabazaye amaso byarabananiye namenye umunsi ko Imana ariyo yabazaye amaso yanjye igahita ntabwo mubona ko yayabaza ikananyunamura nkaba ntacyunamye ariko izi bintu yankoreye mu mubabaro mwisi hari abantu rero bashobora kugira Imana ishobora kuza mu mubabaro mwinshi ukagira ngo umubabaro ni Satani uwuzanye ariko Imana ikaza muri uwo mubabaro ikagusura ikagukiza. Yesu nashimwe. Ikareba ukuntu uyikunda ikagutabara. Haleluya. Mu mubabaro w'ibyumweru bibiri ndira ku manywa na nijoro Imana yaraje iranyunamura isubiranya amaso yanjye irayatunganya irangije iranyunamura imisonga yose irashira ariko amahoro yanjye arakomeza arabura. Ariko muri 79 mu kwezi kwa kane nihanye mfukabye imbere y'Imana abantu baradusengera twari urubyiruko rwinshi badusengeye numva barangije gusenga abandi barahaguruka numva nta mbaraga zo guhaguruka mfite numva ntabwo ntibigezaho numva nifuza ari mpamvu ubukene dufite muri iyi minsi ntabwo abantu bacyumva rwose bakibikurura cyane numvaga hari aho bitageze ndakomeza ndapfukama bakajya baza bakanyongorera ngo erega abandi bahagurutse bakagira ngo sinabimenye arabwira ngo nabimenye ahubwo ndashaka kwatura ngipfukamye hano ko niko twabigenzaga byarantangaje narabikurikiye abantu bahise bahaguruka abo bahungu bahagurutse urwo rubyiruko rwahagurutse rutatuye rukigendera rukisubira kwicara abandi bakizokera n'uyu munsi nta muntu ugihagaze. Dufite ibibazo bikomeye uko abantu bavuka ntabwo bavuka kimwe ko abantu bakira Yesu ntibamwakira kimwe nabisabye baragaruka barambwira ngo ngaho natura sora akantu kose kabi mu mutima wanjye akantu kose numva kabangamira Imana ndabisohora numva umutima wanjye urakeye. Oh haleluya. Numva imbaraga z'Imana zinjemo numva umutima wanjye ubonye amahoro ntangirana n'uburuhukiro bwo mu mutima kuva uwo munsi ntabwo ndabura amahoro mu mutima. Kandi niba hari umuntu uhura n'ibikomeye ngira ngo namurusha. Haleluya. Namurusha kubwo nahise mpaguruka aho ngaho numva nduhutse nta mutwaro mfite nsindishirijwe ngenda ndahamya ngeze mu rugo ndahamya intambara ziba ziravutse inkoni macandwe ibitutsi noneho ntangira no kwicishwa inzara kuko aba bantu ntabwo bamenye igitangaza kibaye. Uzi ko hano hatumva ibitangaza nta gitangaza gikomeye nk'igihe Yesu yakubohora akagukuraho ibyaha ukumva amahoro utigeze ubona yaguha amafaranga ariko ukarara udasinziriye. Nta gitangaza gikomeye kigeze kiba kizaba nko kubabarirwa ibyaha.
muri iri byaremye ngo umunsi mwiza nibuka nuwo nakwemereyeho. Haleluya. Umunsi nta munsi waruta uwo nguwo. Haleluya. Ko umwuka wera azaza, ariko azaza ari kubabariwe ibyaha. Yesu nashimwe. Nibwo ndiho kuba hano nuko ncungana n'iminota nkabona yanjyanye ndi kubona saa 10 ziburi minota 9. Kizajya saa 10 ziraburi minota 9. Oh haleluya. Hanyuma intambara zihagurutse, Yesu abana nanjye, nari namwakiriye cyane, ariko nyimara mutuze, nyimara kumwakira numvise yinjiye mu mutima wanjye. Haleluya. Kuva uwo munsi ibyifuzo byanjye byose ndabihagarika, nshaka ijambo. Numva mu ijambo harimo ibisubizo byose. Nugira ijambo nirigwira muri wowe, nirigwiza imbaraga n'ubwenge, muri ibisubizo bizaba bihari. Ni ukuri ntacyo uzaburana Imana, kuko Imana izabituye muri wowe. Yesu yavuze umunsi umwe aravuga ngo ab'iki gihe, avuga ku b'iki gihe, iyo dayimoni avuye mu muntu ngo arasohoka akazerera mu butayu aho atagira amazi, ngo akabura uburuhukiro, akajya agaruka yanze avuyemo ngo irakuburwa igategurwa, hanyuma akajya agaruka kurunguruka ngo arebe ko hari ikindi kiyirimo. Buriya umuntu umaze gukizwa akwiye kwimbika agasenga, akiriza ubusa, agasoma ijambo ry'Imana, akarikunda cyane kurusha ibindi. Haleluya. Kurusha ibiryo bindi, kurusha imyambaro, kurusha ibindi bintu yakundaga mbere. Hanyuma iyo udasenze, inzu isigara ikubuwe, iteguwe. Wa mudayimoni w'ubusambanyi, wa mudayimoni w'ubusinzi, baba dayimoni basohotsemo naho bagiye baragaruka, kuko babuze amahoro aho bagiye, bagaruka kurunguruka ngo barebe ko muri ya nzu hari ikirimo. Basanga wararangaye, basanga nta kindi wakoze, basanga warigendeye uko ubonye, nta umwuka wera atarinjiyemo, basanga nta jambo ry'Imana ririmo ngitabaza, basanga nta musaraba urimo, Yesu adafite mu mwanya, akavuga ngo nabonye inzu ikubuwe, iteguwe, yazo twavuyemo nta kindi, wa wundi yararangaye ntacyo yashyizemo, ngo akagarukana abandi badayimoni 7 bamurusha kuba babi. Iri jambo nararitinye, ndavuga ni ndasenga. Haleluya. Naho bantu kandasenga, baransuzugura kugeza ku muhererezi w'iwacu yarongaga imyumbati akamenaho amazi y'amarongano. Nanjye nkajya mu rusengero mfite inyota n'inzara, twasohoka nkumva ntibihagije, ngatira Bibiliya ahantu nkajyana, abantu bakahamagarana, bakagenda bahamagara, muze di murebe Ruhuma atwaye Bibiliya, buriya asigaye areba, abapeni baramuhumuye. Nari mfite intego nziza, nkayijyana numva kwitwara kuri jye ni fiyeri, kandi numvaga ibirimo si inyuguti. Haleluya. N'ubu simbizi ko ariko mu bitekerezo ibiri hangaho si inyuguti, n'ubuzima ni imbaraga. Haleluya. Nkajyana nkayirambura mu kumba nasengeragamo, ngasenga. Ndibuka ko umunsi umwe narahasengeye cyane, nkajya nyirambura nk'usoma, nkayubarara hejuru, nkabwira Imana ngo andukura aya magambo yose ari muri Bibiliya, uyandike mu mutima wanjye,
nkumva nabikoraga numva n'ubutunzi burimo. Haleluya. Ndabikora. Hari n'igihe nigeze kujya kureba agafuka nasasagayo nshakira nayo n'inzoka. Ndakora icyo kintu, ndagifata, ndaterura, nyoberwa icyo ari cyo. Nkumva nta moya, nkumva ntaki, nagaragura, nakana nkumva nta gufa. Ndakigaragura cyane shaka kunyaka nkagicya mu izina rya Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Nyiterera mu kimuga mu kibindi cyari kiraho kirimo amasaka, ndapfundikira ndigendera. Hashize iminsi bagiye kureba amasaka ngo bakarange. Mama agiye guterura, ndamubwira ariko hari ikintu nafashe ndakigumana ndagitindana, cyashaka kunyaka nkagicyaha, nyijugunya muri icyo kimuga, ndapfundikira. Mwitonde. Mama yanga kugifata, atuma mukuru wanjye aragenda araterura, asutse ku rutaro hanze, asanga n'inzoka irimo yarapfuye. Hari imbaraga Imana idushyiramo zikomeye. Aya masezerano arasohora. Ntabwo ari ubwa mbere inzoka nyifata. Ubwa kabiri nararangije kuyifata, nibwo habaye ikibazo gikomeye, nibwo nongeye kuyitegeka iri mu nzu kugira ngo Imana imenyekane. Uko ndimo nsengera ijambo ngo rimbemo, Imana ireba hari gikomeye ibanza kunkorera, kugira ngo, kuko yabonaga nkiri mutoya. Bwo nasengaga mvuye muri quartier kubwiriza ubutumwa, ko numva kuryama nasomye ijambo, numva kuryama ntaribuze, numva mfite igihombo. Ntashye nari mfite inzu ndaramo jyenyine yo mu gikari, ndatambuka ngiye gusenga ngo ndyame, ijwi rirambwira ngo hindura inkweto wari wambaye wambara izindi. Pantufure nari nambaye zitangiye gucika mu birenge, ndaryumvira ko nzi ijwi ry'Imana, gutandukanya ijwi ry'Imana n'irya Satani. Nzikuramo, nambara plastike zari ziri iruhande rwanjye, ndazambara. Maze kuzambara numva mpawe imbaraga, ntangira gusenga nzenguruka. Noneho ibyo kuryama mba ndabiretse, ndazenguruka, ngeze hafi y'umuryango ntandagira ikintu kinini gikandagiye, nyoberwa ibyo ari byo. Nakunama ngo mfateho, intoki zikababwa nkazisubiza hejuru, mva ubwoba. Inshuro ya kabiri, ku nshuro ya gatatu ryajwi riragaruka rirambwira ngo iyo ni inzoka wakandagiye. Nkuraho ikirenge, ariko ubwoba buraza. Nsubiraho nasengeraga, nta kindi navuze, mpamagara izina rya Yesu. Iri zina rya Yesu rifite ububasha. Mu by'ukuri yemwe torero, ntabwo muramenya imbaraga mubana nazo. Mukwiye gusobanukirwa izi mbaraga mubana nazo, ni imbaraga zikomeye. Ntabwo wahombye kumwizera. Kwizera Yesu ni wahombye, ni iby'igiciro. Ndamuzi, ndamuvuga muzi, aho twahuriye ni hejuru. Haleluya. Noneho umuntu wemera no kukubamo. Haleluya. Dufite isezerano ryo kwezwa, Imana ikaba muri twebwe. Amen. Yesu nashimwe. Mpamagaye izina rya Yesu, mpita numva imbaraga ziragarutse, ubwoba burashize. Hari ibiteye ubwoba bya hano mu isi. Nihagira ikigutera ubwoba, jya uhamagara Yesu, jya umuhamagara, ntuzarindira abandi. Jya uhamagara Yesu, azakumva, azagutabara. Abo twari kumwe muri niba ture nababwiye mu gitondo, umugabo aherutse gushaka, aherutse gusenga, ngo arimo asenga, ajya kubona umugabo muremure cyane urabagirana, akagira ngo ni marayika umusuye. Uko asenga kikaza kimwegera,
arasenga ngo ariko kwa mwegera ubwoba bukaza. Ubwoba ntabwo Yesu yakwegera ngo ubwoba buze. Gitandukanya imbaraga z'Imana utandukanye n'iza Satani. Niyo mpamvu Imana ijya kugusubiza habanza amahoro yo kurinda umutima. Nibyo byanditswe mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi mu gice cya 4:6. Nimukagire icyo mwiganyira, ibyo mushaka bimenywe n'Imana, mubisabire, mubyingingire, nimurangiza mushime. Gushima ni ikimenyetso cyo kwizera ko iyo wabwiye yumvise. Hanyuma nayo mbere yo kuguha ibyo wayisabye, mbere yo kuguha umugore wasabye, mbere yo kuguha amafaranga wasabye, mbere yo kuguha akazi wasabye, habanza kuza amahoro. Amahoro akaza karinda umutima. Yesu nashimwe. Haleluya. Imana itama amahoro nukuri sinzi yomba ngeze. Haleluya. Hanyuma ngo agisenga agihamagarira izina ngo we yaravugaga ngo uko abona icyo kintu kimwegera yaravuga ngo mana 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 mana. Imana ni nyinshi, ushobora kuvuga Imana umudayimoni akaguhotora. Ariko ngo Umwuka Wera aramubwira ngo vuga Yesu, vuga Yesu. Haleluya. Vuga Yesu. Ngo azamurirwe ngo Yesu we, Yesu we. Cya kintu cyari kiri imbere ngo kicagagurikamwe ibice kirigitira imbere ye. Ijwi riramubwira ngo ni amagini bari bagutumye, none izina rya Yesu riragutsindiye. Izina rya Yesu rirakomeye. Haleluya. Oh, haleluya. Yesu uyo mpagaze aha mba numva ari hano, ari hano. Ntabwo yareka kubahiriza ijambo rye, kuko yamaze kuvugana nabo, yicara iburyo bw'Imana. Ariko basohotse kwigisha aragaruka mu mbaraga z'Umwuka Wera, aragaruka aratangira kubafasha. Izo mbaraga ntabwo ari izacu, ni iza Yesu. Kubahiriza ijambo, niba ijambo rivugwa abantu bagakizwa bakabohoka, nuko Yesu yarikomeresheje ibimenyetso. Nuko azi ko ari ijambo, ari akanwa k'Imana kugira ngo aryubahirize. Yesu nashimwe. Oh, haleluya. Kandi Imana nubwo yaravuze ngo hari igihe yigeze umugore umwe yigeze kuvuga Yesu ari mu iteraniro, aravuga ngo umugore arafashwa, ngo aravuga ngo hahirwa amabere yakonkeje, hahirwa n'inda yakubyaye. Yesu aramubwira ngo ya mugore, hahirwa abumva ijambo ry'Imana bakaryitondera, abo nibo bahirwa. Yesu nashimwe. Haleluya. Urumva icyo yaravuze? Yavugaga ngo hahirwa Mariya wamubyaye. Ariko Yesu aramureba aravuga ngo hahirwa bumva ijambo ry'Imana bakaryitondera. Amen. Haleluya. Icyo gihe ndabyibuka ukuntu byangendekeye. Naraje numvise imbaraga ubwoba bushize, ndahaguruka ntangira gusenga nanone, nzunguruka nsubira hahandi yanzoka iri. Nta bwoba bwo gutinya ko mpura nayo, numva ubwoba Yesu yaburangije. Ngeze hafi numva mpagararaho, numva nyitegeye, ndayireba, numva ndayireba mu Kwizera. Reka amaso yewe ibintu narabyizeye. Niyo mpagaze mba numva mbareba n'abakuru muri hafi yanjye. Haleluya. Kandi nkumva nta n'umwe tufite icyo dupfa, numva mwabaye inshuti zanjye, numva nababwira ibindi mu mutima
kugira ngo abo ntabonye mu gihe cyose nabwirije ntabareba, ndifuza mu gihe gitoya kuzababona tugezeyo, bizambera inyungu. Haleluya. Kandi simbyicuza ko ntareba, nta gihombo mfite. Oh haleluya, nta gihombo. Ibyo mubona nanjye nshobora kubibona, ibyo muzi nanjye nshobora kubimenya, nta gihombo mfite. Yesu nashimwe. Hanyuma ndahagarara ndayitumbira, numva ndayireba, ndabwira ngo wanzoka we, ndagutegetse mu izina rya Yesu, ntuvaho, ugumaho urindire bakwica. Numva biremeye, ndasohoka n'imbaraga nyinshi, ndagenda ndakomanga ku rugi rwo kwa papa, muze mwica inzoka iri hano. Warasaze Kristo, amadini yaragushajije. Inzoka, wowe wabonye inzoka utarigeze ureba? Inzoka iragenda ntawe uyumva, none wayibonye ute? Naho n'imbeba agenda wiryamire, ndamubwira ngo si imbeba, ni inzoka, kandi nayitegetse mu izina rya Yesu, ntaho ijya. Ndarindira, arabyanga, agatotsi kamutwara, ngongera ngakomanga, muze mwica inzoka. Bamageraho, burya abamama bagira imbabazi cyane, atangira kumukomanga, ariko wabyutse, uriya mwana hagira umuterera ibuye hariya hanze, erega ubwo ari bariya irahari. Ubwo ari bariya, erega dukwiye kuba ahantu ibyitegererezo. Ubwo ari bariya hakwiye kuba impinduka aho utuye, impinduka aho ukora, impinduka no mu nzira no mu modoka ugenda, hagomba kuba impinduka. Ntabwo ugomba gusa n'abandi. Nicyo cyatwishe, nicyo gituma baza bataza neza, batinjira neza. Ubundi iyo ubwirije umuntu ukamuhindura, iyo umuhinduye umeze neza, ukundira ijambo nabaza arikunda. Iyo wakijwe neza, abuhinduye baza bakizwe neza. Ariko Yesu yavuze ijambo rikomeye ryari rintera ubwoba, yabwiye abafarisayo ngo muzererezwa mu nyanja no mu misozi guhindura umuntu umwe ngo yemere idini yanyu, ngo ariko yaza akabakuba inkubwe ebyiri kuba umwana wa Gehinomu. Kubera ko namwe muri inshuro imwe ntimwahindutse, mwarinjiye gusa. Turaba mu gihe cya Perugamu, binjiranye n'ingeso zabo, ntibazisiga hanze. Ubu rero n'uzahindura azaza ameze atyo. Hanyuma papa araza, arabyuka n'inkoni n'itara, araza amfata akaboko ngo unyereke aho iri, ariko ntayibona, iyi nkoni iragucikiraho. Iyo Imana ishaka kwesha icyubahiro, ndamubwira numva nta gushidikanya, ubundi tugomba kwizera tudashidikanya. Ndamubwira tereka itara aho mu muryango, urebe ibumoso bwawe ku rukuta, urayihabona. Araritereka, arebye ku rukuta ibumoso bwe, asanga ikiyoka kirahizingiye gishinze umutwe, arayikubita arayica. Mu gitondo aragenda yitwikira hano, mu gitondo dutanga kuzuka, azinduka ararika abantu. Wabonye ku nzira akamubwira ngo ino nkwereke Yesu ari wanjye, ngo ino nkwereke Yesu ari wanjye, ngo ino nkwereke. Arabazana amaze kubakusanya, bamubwira twereke Yesu. Aragenda twikura ya nzoka arayibereka, none si inzoka niyo Yesu. Arababwira ati nimureke mbabwire, umuhungu wanjye murabizi ko atigeze areba, ariko yaje kumbwira ngo inzoka iri mu nzu ninze nyica. Ndamubwira ngo ntiyayibonye, ntigenda ngo ayumve n'imbeba. Arambwira ngo si imbeba, ngo ahubwo nayitegetse mu izina rya Yesu, ngo ntaho ijya. Namaze umwanya munini nanze kujyayo, ariko ngenda yihasanga. Ese murumva Yesu atari muri gakumba? Arabihamya.
Yesu nashimwe. Reka nubwo byagenda bitiye wahindutse bagusuzugura, ariko igihe kizagera bakubahe. Bibiliya ivuga ngo nimukabagarukire, ahubwo bazabagarukira, kuko uri muri mwe ari uturi mu bisi. Ni gute mugarukira abanyabyaha? Oh, haleluya. Ngeze muri za 82 naganiriye n'abantu b'indaya bari hariya mu cyaha hafi, nanjye niho nari ncumbitse. Bakambwira bati turya ruko tuha abana bacu amata, uko twasambanye turya ruko dusambanye. Ndababwira none ni uko mutarizera, nimwizera muzabaho. None se jewe ko nta kindi kiraka nkora, nta kandi kazi mfite, kandi ko ndasabiriza uyu munsi ko ndiho, iyambeshejeho namwe izababeshaho. Oh haleluya. Kandi barakijijwe pe, Imana ishimwe. Babwiza ukuri, uwo munsi ibendera rya Yesu ryarazamuwe iwacu. Haleluya. Barumva baratangara, ahindukirira umuryango babandi bantesaga, nazaga nkabura n'untekera kamukaro, arabahindukira ababwira ngo ntimuzongere kugirira nabi Gakumba, ko ni Yesu muzamugiriye nabi. Najya no gusenga ajyaza atubwira igihe azazira tumwitegure. Imana ijya ibikuraho, ntabwo ariko bizahora. Kubamutegereza ntawe uzakorwa n'isoni. Haleluya. Bibiliya yatubwiye ngo kera Imana yavuganiraga n'abasogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu buryo bwinshi no mu bihe byinshi, ariko muri iyi minsi, haleluya, muri iyi minsi duhagazemo, muri iyi minsi y'imperuka, Imana iri kuvuganira natwe mu ijambo ryayo, mu kanwa k'umwana wayo. Haleluya. Yesu muri Yohana 8:31 arabivuga, muze ko hareba. Aravuga ngo abwira abayuda bamwizeye, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba bigishwa banjye nyakuri. Ntabwo ushobora kuba umwigishwa wa Yesu nyakuri utagumye mu ijambo ry'Imana, urishigukamo, uritakaza, wiringira ibindi bintu bitari byo. Rigumamo, uzaba uri mu Mana. Haleluya. Nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba bigishwa banjye nyakuri, kandi namwe muzamenya ukuri, ukuri niko kuzaba batura. Niyo mpamvu tutazaba imbata z'ikintu cyari cyo cyose. Yesu nashimwe. Oh haleluya. Imana imaze kunkorera icyo gitangaza, ibendera rizamuwe. Haleluya. Ibindi byose byazaga kugira ngo mbone igisubizo. Umunsi umwe ndi mu rusengero senga, mu rusengero nahaboneye ibisubizo byinshi. Ndi mu rusengero senga, Imana isanga umugore ari kubagara ibishyimbo w'umudiyakoni, ntiyarazi ko ndimo senga. Ijwi riramubwira ngo jya gusenga, araryumvira agenda arasenga. Asenze ijwi riragaruka riramubwira ngo uyu ni umunsi wa gatatu umukozi wanjye Gakumba asenga, none amaze igihe asaba Bibiliya, genda umubwire ngo Bibiliya wasabye urayihawe. Yesu nashimwe. Asanga mu rusengero mu 9:00, arakomanga ndamukingurira, arasenga, nanjye ndamusengera, arangije mu butumwa nzaniye. Amen. Haleluya. Ariko ngubwire kuvuga ngo ndarimenye, ngo ndarimpaye ni mu bundi buryo. Iyo umbwiye ngo nigishe, amarira aba yangoye, umutima wamenetse, kugira ngo ntirata, Imana zikahanagura, ukagera ngo banyujijemo ikintu, nta kantu na kamwe nyibuka, ngatangira gusenga ngo Imana impesije. Yayima ngahaguruka, nayiheraho amagambo akaza ameze nk'ibitonyanga by'imvura. Yesu nashimwe. Oh haleluya. Kubera ko nizera iri jambo, iri jambo ababyeyi baritunze, kandi kuritunga si uko uzaza mu rusengero gusa,
ahubwo ni iwawe. Biha umwanya wafashe igihe cyo kurisoma. Ntabwo narireka. Ufite umudamu muri covid ibaye inshuro ya gatatu dusoma Bibiliya tuyizenguruka, tuyisoma tukayirangiza tukongera tugatangira. Kubera iki? Ihora irimo ibintu bishya, ihora iryoshye, ihora irimo ibintu bitera imbaraga. Oh haleluya. Nawe aritunze ngo abura imbaraga zo gutsinda icyaha. Aha niho haba imbaraga zo gutsinda icyaha. Yesu nashimwe. Haleluya. Aba twari kumwe ejo narababwiye ko muri 83 nge nazamutse uriya musozi wa mo Kigali njya gusenga mara iminsi 7 isenga. Kubera iki? Nasengeraga iki? Nuko nari natewe n'irari. Ndibaza irari ryanteye ntareba, umubiri wanjye ukakamwe umuriro. Ibi biri ibiki koko? Numva birambabaje, ngira agahinda kenshi. Mana, niki cyatumye undeka ngo mere gucya? Umwanzi arampangaye koko. Ariko ndavuga ndamaramaza, ndagambira ndavuga ngo rero uwampa umuntu ngeza mu Kigali ngo nzagwa imbere yawe bahampambe, aho kugwa mu maboko ya Satani nkora icyaha. Abakristo ni mu maramaze. Ntabwo twajya tuza ngo tubyine gusa, niturangiza dutahe, nitugera hanze babone dusa n'abandi. Haleluya. Bagomba kubona itandukaniro. Uri muri mwarute uri mu bisi, keretse niba ntawe mwakiriye. Ntabwo watuje ijambo muri wowe. Ntabwo Yesu afite umwanya n'umwuka wera. Oh haleluya. Yesu nashimwe. Ntacyo nimureke dusigaje 12 nabyo ntabwo umwanya. Haleluya. Hanyuma Imana imaze kumpa icyo gisubizo ndakomeza ndahata. N'uyu mwanya nari maze kugira imyaka 25, ariko izina ryanjye ryari ritarahinduka, yari Ruhuma. Muri 80 mu kwezi kwa mbere nibwo ryahindutse. Imana irarihindura. Imana irarihindura. Ihindura amateka. Haleluya. Kubera ko biranditswe mu Baroma 8 umurongo wa 30 kuva 28 kugeza 30 aravuga ngo kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza. Iyo uyikunda biramenyekana, ibikugeraho byose nibiguhindagura, bifataniriza hamwe kukuremera amashimwe. Haleluya. Kwabo yamenye kera, yabatoranije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo ngo abimfura muri bene se benshi. Kandi abo yatoranije kera yarabahamagaye, abo yahamagaye yarabatsindishirije, n'abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Byarahindutse burya. Ntabwo amenye ko byahindutse. Imana irabihindura, ubwiza buraza. Muri iyo minsi narasenze, nabwo nari ndi mu rusengero narikingiranyemo. Ijwi riraza rirambwira ngo bamaso nganire nawe ndi Uwiteka. Ntega amatwi cyane. Akamara umwanya mutoya kongera rikambwira, arambwira ngo ndagira ngo nkubwire ko naguhinduriye amateka, ngo nakwanditse mu gitabo cy'ubugingo, ngo uko niko mpindura amateka. Haleluya. Ndanezerwa, umunezero utangira kwiyongeranya. Arambwira ngo kandi izina bahoraga bakwita ndarisibye mu mitima y'abantu, ntawe uzongera kuryibuka. Kuva muri 80 ntawe urongera kumpamagara Ruhuma. Byarangiriye aho. Amen.
haleluya. Arangije arambwira ngo ndagutoranije nkugize umukozi, zakorana nawe imirimo ikomeye. Ambwira icyo nzakora, uzajya i Kigali ubwirize Kazimira ubutumwa, na afite ubugingo kandi azagufasha mu murimo ngo uhamagare i Kigali. Oh haleluya. Ndasenga, nabaza amakuru y'i Kigali nkumva ni mabi, bakambwira amakuru mabi. Imodoka zirirwa zica abantu, zirirwa zibakandagira, wirirwa ku muhanda wabuze aho wambukira. Ndavuga Imana, aha niho unyohereje koko? Ntangira gusenga nibyibuze nzuzura umwuka wera, ninapfa nzapfe nuzuye umwuka wera. Kuva muri uwo mwaka wa 80 ninjira mu masengesho nsaba umwuka wera. Ndasenga mwaka urarangira ntarabatizwa mu mwuka wera. Muri 81 ntangira nanone n'urukumbuzi rw'umwuka wera. Mwuka wera ngukumbuye cyane, ku buryo nabuzaga umutima kugira ibindi byinjiramo, nkaryama umutima wanjye utuje. Byaza kubera ko nakoraga utuntu tw'ubuporoteri, ncuruza ikawa, nabikora kugira ngo ntazasabiriza. Narabwiye Imana ngo nzaba umuntu w'umumaro, ntabwo nzasabiriza. Haleluya. Nuko nakumva bigarutsemo iby'ibikombe by'amafaranga, nkabyuka nkabicyaha, kandi nkajya ndaranambaye neza. Ndabizi Yesu azambatiza mu mwuka wera muri iyi minsi. Haleluya. Kwezi kwa mbere, kwezi kwa kabiri, bigeze mu kwezi kwa gatatu, ndimo senga mu nzozi. Erega Imana iravuga ngo, Imana ivuga rimwe ikavuga n'ubwa kabiri n'ubwo abantu batabyitaho. Kandi mu nzozi, mwiyerekwa rya nijoro, abantu bashyizweyo, bari ku mariri yabo bashyizweyo, Imana nibwo ivugana n'abantu bayo. Kenshi ivugana n'abantu. Ndabizi muri mwe hari abantu batabihaye agaciro, babatijwe mu mwuka wera bari mu nzozi ntibabiha agaciro. Bavuga mu ndimi bari mu nzozi ntibabiha agaciro. Ntabwo Imana yo rero imeze nkawe ngo bizamenyekana ko namubatije ari uko abantu bose babibonye. Kuko umuntu w'inyuma si ubatizwa, habatizwa uw'imbere. Habatizwa uyu muntu w'imbere. Bibiliya avuga ngo nubwo umuntu w'inyuma asaza, ariko uw'imbere ahora ari mushya, ahora aba mushya uko bukeye, kubera ko niwe uganira n'Imana, niwe uhishurirwa Imana, niwe Imana ikura ubwibone. Imana igatunganya uyu muntu w'imbere. Oh haleluya. Irakusanga ibintu byose gukorera ibishaka kukweza, kugukura mu bwibone. Imana nishimwe. Haleluya. Nabatijwe mu mwuka wera, ngiye kubona ndimo senga, numva imbaraga zo gusenga zaje. Igihe numva amagambo nenda kuyabura y'Ikinyarwanda, mbona umuntu mwiza cyane aje asanga, afite ibesani. Abakera nibo bazizi, kera abageni bakera barazitahanaga. Ibesani nziza z'ibyuma z'umweru, mbona arayizanye iriho amazi, ayitereka iruhande rwanjye, aranyuhagira, ibyishimo aranyuhagira. Arangije ndambika ibiganza, nuzura umwuka wera, vuga mu ndimi nshya, ndasenga mu ndimi nshya. Nabyutse aho hantu habaye amazi, ibyo nambaye byabaye umugezi. Haleluya. Numva meze nk'ibaba naguruka. Haleluya. Byishimo byinshi. Hashize amezi 3 gusa, Imana inzanira umuntu umitike ngo nzi Kigali gushaka Kazimira. Kandi Kazimira byarantangaje, mubwirije ubutumwa. Uyu mugabo naramukunze cyane. Imana yarambwiye ngo afite ubugingo azagufasha mu murimo. Namubwirije akajya azamuka mu Kigali, akirirwa asoma Bibiliya, akunda ijambo nkuko narikundaga, yuzura imbaraga. We n'umupasiteri witwa Tanazi, buzura imbaraga, bakunda ijambo, kubera ko barezwe n'uwakunze ijambo, n'uzuye ijambo. Uko wareze umwana niko azakura. Yesu nashimwe. Uyu munsi ni abakozi b'Imana. Tanazi n'umupastori, kandi icyo gihe bakoraga muri cafe y'Impara, muri hoteli, binywera inzoga bagira gute. Ariko
bamaze kumva ubutumwa bwiza barahinduka. Kazimiri nta gihari, yaratashye muri jenoside ari umubwiriza butumwa, yantanze kuba mwarimu kubera ko yari afite imbuto nziza. Ariko abana, hari ijambo Imana yatubwiye ngo ntabwo tuzaruhira ubusa, ntabwo bazaruhira ubusa. Buriya kwizera kurarema. Iri jambo yarivuze iyo uryishingikirijeho usenga, abana bakaba barakunaniye, ushobora gusenga amaherezo Imana ikabahindura ihereye kuri iri jambo. Abashaka gusenga neza neza nka ba Daniel basenga bishingikirije ku ijambo. Amasezerano ari muri iri jambo kuruta yo wabwirwa n'abantu. Muri iri jambo hari amasezerano adahinduka kuko ni Imana uba wishingikirije. Ba Daniel, ba Nehemiya, abantu bose basenze neza, basenze bishingikirije kuri iri jambo. Imana ibaha umugisha. Ariko si ibyo gusa, Imana yangiriye indi neza nyinshi. Icyo nababwiraga kumaramaza nuko icyaha ni cyiza, umubiri no gutwaza igitugu nkuko wantwaje igitugu. Icyo byari bigendereye niki? Nuko mu buzima tubamo ntabwo Imana ishaka ko tuba abakristo gusa. Umukristo sempre ni nkuko waba uri umusirikari, uri soldat. Imana ishaka kukwimura ngo iguteze izindi ntambwe. Kuko mu gitabo cy'umugenzi hari paji imwe yamfashije cyane, niyo yamenyesheje aho nari ngeze. Harimo agasozi karundarundiwe ngo abagenzi bitegereze imbere. Haleluya. Aka ni agasozi kandi abantu benshi bajya bakageraho bakayoberwa ibyo ari byo. Aka gasozi ushobora kuba pastor utarakageraho, ushobora kuba mwarimu utarakageraho, ukaba umuririmbyi mwiza utarakageraho, wazakageraho ukarokorwa nuko utunze ijambo. Waba udatunze ijambo kakagwaho. Mwizerwa yakagezeho agahuriraho na Adamu wa kera. Adamu wa kera ngo baraganira, aramubwira ngo ndagukunze cyane, ndashaka ko unkorera. Ningukorera uzampemba iki? Nzaguha abakobwa banjye batatu. Bitwa bande? Umwe yitwa rari ry'umubiri, undi yitwa rari ry'amaso, undi ni nyirabwibone. Ngukorere kugeza ryari? Uzankorera iteka ryose. Hari abantu Adamu wa kera kamere ishaka kubata, ariko ngo bakiganira ngo mwizerwa abona mu ruhanga rwa Adamu ngo handitsemo ngo umuntu wa kera. Ijambo ryo mu Befeso riraza riramumurikira. Dawidi yarabivuze muri Zaburi ya 119 umurongo w'105, aravuga ngo ijambo ryawe Mana ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira mu nzira yanjye. Haleluya. Ijambo ryo mu Befeso 4 umurongo wa 22 uhituza imbere ya mwizerwa, rimumenyesha uwo muntu uwo ari we baganira. Haleluya. Rivuga ngo iki? Riravuga ngo ritubwiriza iby'ingeso zacu za kera, ko dukwiriye kwiyambura umuntu wa kera uheneberezwa no kwifuza gushukana, tukahinduka bashya mu mwuka w'ubwenge bwacu, tukambara umuntu mushya waremewe ibyo gukiranuka no kwera bizanwa no kuri nkuko Imana yabishatse. Yesu nashimwe. Uzi umuntu wahindutse mushya mu mwuka w'ubwenge, nta bitutsi wamwumvana. Agenda atekereza ibyiza, atekereza ijambo ry'Imana, atekereza ijuru, atekereza ubugingo. Haleluya. Niko na mukristo yagiye aririmba, ibyamuhamagaraga byari byinshi, ariko akagenda avuga bugingo 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 budashira, ibindi byose akabyima amatwi. Yesu nashimwe. Oh haleluya. Iri jambo reka turekeraho dusenga Imana. Ariko niba neza ndagira ngo nkwinginge, ndagira ngo nguhendahende, niba utararitunga ritaruzura muri wowe, nta mwanya urariha. Ntabwo nawe ubwawe nturatuza. Muri Yesaya 30 umurongo wa 15 uwera wa Isirayeli yavuze ati nimugaruka mugatuza muzakizwa, mwituze no mu byiringiro niho muzaherwa imbaraga.
ndagira ngo dusengere abantu bumva bashaka gutunga ijambo ry'Imana. Umuntu wumva ashaka kwihana bwa mbere, kwakira Yesu nk'umwami, ukamwakira akaba muri wowe. Nutamwakira abadayimoni baguma muri wowe, ariko iyo umwakiriye arabasohora, asohora abadayimoni bose bakagenda. Kandi ukagira umwete wo gusenga kugira ngo batagaruka kurunguruka bagasanga nta butunzi buri mu mutima. Wowe uhari wakwemera tukagusengera Imana ukakira Yesu nk'umwami. Haleluya. Ndagira ngo dusengere abantu kuri iyi saha. Wiriwe imbere y'Imana ariko ijambo ry'Imana ryamuritse. Usanze uri umukene. Mwitoro rya Rawuda cyavuze ngo nubwo uvuga ko uri umutunzi ariko uri umukene, uri n'umutindi wo kubabarirwa, ndetse uri impumyi. Iyo udafite umwuka wera uba uri impumyi, ntabwo uba ureba. Iyo udafite ijambo ry'Imana uba uri umukene, ariko ijambo ry'Imana riruta zahabu. Haleluya. Iyo udafite imirimo myiza uba wambaye ubusa. Harumva uyu munsi yagira icyo cyifuzo tukamusengera, akarambura ikiganza tukamusengera. Mbere yo kwicara tukamwingingira Imana yanyijije, naturi imbere ikampa amahoro, n'uyu munsi akaba ntakiyanyaka. Ntabwo ubukene bwayanyaka, ntabwo kukubitwa byayanyaka. Mu minsi yashize Imana yangiriye neza. Abantu mu gihe batabitekereza, ntabwo batekerezaga ko burya ko nzubaka urugo. Bari bazi ko nzavuga ubutumwa. Ndibuka na Serushoki nagiye kumubwira ko nabonye fiance. Araseka. Aravuga ati ariko kumva warasase. Ibi ni ibiki urimo koko? Ko nari nzi ko uri umurokore waraguye. Ntabwo naguye ariko nabonye fiance. Kandi kubona fiance nari narabyanze. Icyambere, umuntu wamaye ikibanza ni umukene udafite, utari ufite n'icyarye. Ni wantuje i Kigali. Mbona ndibubatse za nshuti zanjye, muri inshuti zanjye numva nabaha inomero yanjye. Ushaka kugira icyo mbaza akambaza, ushaka kunsura akansura, tukaganira. Ushaka n'ibintu, kuko mba ubu nungutse umuryango munini. Yesu nashimwe. Haleluya. Kandi ni ukuri Imana yaratwubakiye. Ibyo nibwiraga mu mutima ko muzanya ntacyo namutungisha, ndagira ngo nkubwire ko marayika yambwiye ngo nzatungwa n'imbuto. Imbuto zonyine. Kandi iyo bijya kuza, sinzi niba abandi ariko bibaho, yongeye kubona ikintu cyiza, umubisha arabanza akitambika. Arabanza akitambika, nkarwana nawe, namara gutsinda ibendera rikazamurwa. Imana igasohoza amasezerano. Ikitambitse muri 83 cyari kigiye kumbuza gukira umwingo, cyari kigiye kumbuza guhabwa amasezerano. Uyu munsi singira ubwoba. Iyo umpamagaye, umuntu ampamagaye ngo nzajye Burundi, Imana ikambwira ngo uzajye Burundi, nagenda nta n'uwo tuziranye mu modoka kandi nkagerayo, kubera ko Imana yambwiye ngo uzajye ugenda, azajya ajyana nawe. Ariko icyo maze kugitsinda, maze kugisengera. Haleluya. Muri 85 nabaye Nyabisindu jyenyine, nitekera, nifurira, niterera ipasi, utuntu twose ndatwiga. No guharura nkajya mparura mu rukerera, abantu babyuka bagasanga narangije nibereye mu nzu. Abambwira gushaka umugore nkabacyaha. Ariko ukeye muri 92 tujya mu ivugabutumwa Ikarama, tuvuyeyo ndashya, nkora gisida ndashya, resho amazi pinja miterura ibira, amazi yose amenekaho, ndaryama. Mpabyutse ipinja manyikuyemo yomokana n'umubiri. Yomokanye n'umubiri. Mari iminsi baza bamvurira mu rugo, senga reka Mana numpa kongera kuryama neza, nzagushima, nzategura amasengesho yo kugushimira. Ukwezi gushize mbona ndaryamye ndiyoroshe, ndavuga nti ntabwo ibi nabirarana, ngiye ntegura amasengesho.
amasengesho nyashoje, haleluya, nyashoje, mbona umudamu marayika araza, ariko ntiyaza mu ishusho ya marayika, aza mu ishusho ya Kararisa, umudamu uri hariya Ikabwayi w'inshuti yanjye witwa Mama Rusi. Araza abari bumamagara baramamagaye ngo akumva ni Karame, kuki utaza n'umugore? Ibi bintu n'ibyahise ambwira, ariko ndamubwira ngo ntawe nazana. Arambwira ngo kubera iki? Mburaho muhisha nkuko nahishaga abandi. Ndamubwira ngo ntacyo namutungisha iki? Arambwira ngo ese ntabwo wizera? Ndizera. Arambwira ngo noneho nkurikira nkwigisha. Mpagurutse mukurikiye duteye intambwe nkeya, mbona si Kararisa turi kugendana, mbona ni marayika. Twinjiye mu mucyo mwinshi mwiza, nitegereza neza mbona umucyo, ndebye uwo turi kugendana nasanga ntabwo ari Kararisa, ni marayika turi kugendana. Anyinjiza mu busitani bwiza, aranyinjiza, turaganira, anyereka imbuto nziza. Abonye ibyishimo byamaze kuzura umutima wanjye, arambwira ati ese ibyo nkweretse urabimenye? Ntabyo menye. Ngo noneho genda wizere muzatungwa n'imbuto. Jewe nande ndakurikirana ngo ambwire izina byibuze mpitireyo, yanga kumbwira. Haleluya. Numvaga nambwira izina atari bumpakanire. Ubundi naritinyaga, numvaga nzamurambagiza kanyanga, yanyanga akabivuga bigakwira hose, izina ry'Imana yanjye rigatukwa. Narabigiraga nanga ikintu cyose cyatukisha izina ry'Imana yanjye. Nicyo cyari cyarambujije. Hanyuma agiye kumenuka arambwira ijambo, arambwira ngo genda uzakunda uzamuboneraho umugisha. Segara mfite ikibazo cyo gukunda. Ikibazo cyo gukunda cyari kinkomereye. Nzakunda nde? Genza niko nkunda abantu benshi. Ndasenga ngo Imana ninzana urukundo rwinshi, uwiza nzakunda rukenda kuruta abandi bantu, ariko uwe nzahita murambagiza. Ngiye mbona nakunze witwa Virginie. Ndamukunda cyane, ariko nacibwa intege nuko ari umwana, ari mutoya. Nari mfite imyaka 37 kandi bafite 23. Nkajya nsenga nkarwirukana, nagiye gusenga ngo rwirukana, ahubwo rukaza rukikuba kenshi. Bukeye aza kurepeta, kuko twari itoro rya Nyarutarama ryavukiye mu rugo iwanjye. Baza kurepeta, aza mbere y'abandi, mwitoratozaho, ndamurambagiza. Ndamubwira nti mfite icyifuzo gikomeye, shaka kumfasha kugisengera. Ati icyifuzo cyise nkurusha gusenga. Ndamubwira nti ariko mfite icyifuzo kirakomeye, ndashaka ko ni icyifuzo cyo gushaka kubana nawe. Ati tubana dute? Numva shuhuje umutima, yikije umutima, agiye kure cyane. Ndavuga nti Imana yanjye, aho singushije umwana w'abandi. Ariko hashize umwanya nshaka aho muhera, ndavuga nti reka mbanze nkwibwire, ubundi ubone icyo uzasengera. Ubu jewe mbona kurya no kunywa no kwambara nta n'igihumbi mpembwa, no kureba ku musaraba. Icya kabiri, ubu maze kugira imyaka 37. Icya gatatu, iyo ngiye iwacu mu rugo kubasura Karongi ku Kibuye iwacu Igishyita, ndara mu nzu yo mu gikari isakaje ibirere. Nabo mu rugo baryama mu nzu imbere y'ikigonyi kurungiye isakaje umukenke. Icya kane, uzagira ibibazo, bazakubaza ngo kuki wemera umuntu utareba kandi abareba bahari. Ntusubize, uzagenda usenge, nyuma uzabona usubize. Icyo Imana izashyira ku mutima wawe aricyo uzambwira. Nihashyira ku makaniro uzampakanire, nihashyira ku nyemerero uzanyemerere. Hashize icyumweru aragaruka arambwira ngo bya bindi nta kibazo naremeye. Yesu nashimwe.
muhaguruke dusenge, muhaguruke twisengere Imana, muhaguruke dusenge. Haleluya. Dusenge